buryo bwose kandi umugisha uratanga ugera no ku miryango yabo. Izina ryawe ryamamare hose, buri wese agisohoka ahantu umuhuze n'umugisha we, kubera kuri data wa twese mwiza turi gusabye twizeye kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo, amen. Byari ibyishimo byinshi n'umunezero utangaje ku bantu bari bakubise basaguye baje gutaha ubukwe bwa Masengesho Angelique wo murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Ubusanzwe uyu mukobwa akaba asanganwe ubumuga bwo kutabona, ndetse mu kugenda kwe akaba yitwaza inkoni y'abatabona kugira ngo imufashe mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu mukobwa akaba yashakanye na Mboneza Anastase, umusore mwiza utagize icyo atwaye ndetse utagize n'ikibazo na kimwe yaba afite, wo mu murenge wa Rugerero, naho ni mu karere ka Rubavu. Bakaba bashakanye ku buryo bwemewe n'amategeko, ndetse n'ibirori byo kubasezeranya imbere y'Imana bikaba byabereye mu rusengero rw'Abatisita rwa Pfunda mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu. Ni mu centre neza ya Pfunda aho bakunda kwita kuri izine. Ni ibirori byari byitabiriwe n'abantu batari bake bari babashagaye, ndetse n'abandi baturage bari baje kwihera ijisho ibyo birori by'umukobwa utabona washakanye n'umusore ubona. Mu gihe muri iki gihe abantu benshi bavuga ko nta rukundo rukibaho, bamwe mu batashye ubukwe twaganiriye bahamije neza ko uru ari urukundo rutavangiye ndetse rutaryarya kandi rutarobanura. Uyu musore yakunze uyu mukobwa, bakavuga ko aba babera urugero n'abandi bavuga ko nta rukundo rukibaho. Urukundo rurahari kandi urukundo rwari rusanzwe ku bana b'Imana, muri rusange ku bakristo dusanzwe cyangwa ku bakristo dusenga twumva ijambo ry'Imana. Urukundo ntabwo rwigeze rucika, urukundo rucyabaho kuko nicyo Imana idusaba uko bwije n'uko bukeye, kuko tugomba kugira urukundo na biriya kandi irabidushikariza. Nibyo cyane umuntu udafite ubumuga butabona agomba kubana n'undi ureba, kuko ibyo ni imyumvire mibi, ntabwo byari bisanzwe. Akenshi na kenshi usanga abantu babitinya, ugasanga abantu batabyumva, ariko byari byiza ko buri wese koko nubana n'ubumuga nawe n'umuntu nk'abandi. Ubukwe nawe urukwera ijisho wabonye, muri rusange wabonye ukuntu abantu babwitabiriye, kuko ni ibintu bidasanzwe cyane, kandi urabona neza ko nawe wahigereye ku rusengero, wahigereye abakristo muri rusange babibone. Mbese ni ibintu bishimishije cyane kandi binejeje n'amaso y'abantu. Abo bantu ntabwo navuga ngo wanena umuntu kubera uko Imana yamuremye, kuko nta muntu uhitamo kuba impumyi ari wowe bishatse, ahubwo buri gihe ushobora kuba unari muzima wajya kubona ukabona urahumye. Ubwo rero ntabwo wamurenganyiriza ibyo ngibyo, kuko nawe ntabwo aba yarahisemo guhuma. Ariko urukundo iyo ruje, umuntu ni benshi tumaze kubona bagiye bakora ubukwe ari impumyi, ni benshi Imana mbese iri mu kazi. Ikintu mbibona ni uko Masengesho ari umukristo, nkanjye namumenye ko bana tubana muri gurupe isura abarwayi ku bitaro, tukagemurira abantu batagira abantu babagemurira. Urumva ko Masengesho yari umukozi w'Imana, kandi gusenga Imana yacu dusenga Imana ivuga. Hari icyo Imana iba yaravuze ku muntu ikavuga ati wa mukobwa we nzagukorera ubukwe, ubukwe umukobwa akabutegereza, cyo ko yarambiwe agacikira, ubwo bukwe ntabwo buba busohoye. Icyo navuga rero ko ubu bukwe ni Imana ibukoze, kubera ko uriya musore hari abakobwa benshi yirengagije kandi beza banabona, ariko abo ngabo ko batavuganye n'Imana niwe Imana yacaho. Natwe rero nk'abavandimwe be cyangwa se nk'inshuti ze twahuriye mu gusenga no gukora umurimo w'Imana wo gufasha abarwayi, ni muri ubwo buryo twavuze ngo reka tuze tubutahe. Natwe twabyishimiye cyane, twabonye n'igitangaza cy'Imana. Urebye ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe bibaho. Icyambere ujya n'urukundo, kandi n'ikintu kiba kiri mu mugambi w'Imana, nta cyatuma kiri mu mugambi w'Imana kidasohora. Twabyakiriye neza, urabona ko n'abantu bishimye cyane, kandi bwari ubukwe bw'abantu bose biyumvamo, cyane ko uyu mukobwa n'umunini wacu byari ibintu byiza bishimishije, nawe ubwawe wabyiboneye n'abantu ku maso urabona bose ko bishimye. Nyuma yo kuva mu rusengero negereye aba bageni bacu maze mbabaza akabari ku mutima, maze mpera ku musore wakunze uyu mukobwa ntacyo ahereyeho, maze ambwira ko ari urukundo rwamuhatiye kubikora, nubwo atabuza abamuca intege bamubwira ko gutwara umuntu ufite ubumuga ari umutwaro yigeretseho, ariko we avuga ko nta mutwaro, ndetse ko yishimiye umugore wakunda,
akaba ari nayo mpamvu yabiyamishije ikiganza cye imbere y'abantu n'imbere y'Imana maze bagasezerana. Amazina yanjye ni Mboneza Anastasi. Muri byose ngiye nanejejwe no kubona umugeni wo nishimiye. Nta mpamvu zirenze nuko nawe iyo washimye mu bageni uwo washimye ni uwo nguwo. Mu kumukunda kwanjye nuko n'Imana nawe iri mu uwo mugambi kandi ntabwo nararobanuye ku butoni. Mwitegereje murari umuntu mwiza cyane ariko atarusha n'abandi ariko n'umutima wanjye waramukunze. Masengesho Angelique nawe n'ubwuzu bwinshi avuga ko yishimiye kuba abonye umugabo umukunda kandi nawe akunda, nubwo yabanje guhura n'ibibazo mu miryango ikamwanga kubera ubumuga afite ndetse bikamuviramo no kuva mu rugo akajya kwibana mu nzu ya wenyine, ariko ngo amasengesho yasabye Imana arishimira ko imutabaye ikamusubiza n'icyubahiro mu muryango, akaba ashatse atandavuye nk'uko bamwe mu miryango ye babitekerezaga. Icyakora kuba Imana yasenze yamwumvise ikamukiza urubwa, ubu ngubu nawe akaba abonye umugabo umukunda ndetse nawe akunda, ubu ngo yarabababariye nta kibazo nibamusura azabakira nk'uko n'ubundi bitabiriye ubukwe bwe. Nanjye ndikumva nishimye cyane, nari maze igihe kirekire muri geto, narihebye ndi mu bwigunge, noneho Imana ndayihamagara ndayisengera nyumva irangije, kubera ko Imana yacu itarondora ku butoni, irangije impereza umugabo nkwiriye kandi udafite ubumuga. Nanjye nibwo ndikumva binejeje mu mutima, nishimye cyane. Igihe cyarageze imiryango irambirwa kungaburira mfite ubumuga bwo kutabona, biba ngombwa ko ba mama wacu bavukana na mama bakora inama banyirukanye kubera ko nari nasenze Imana, ndavuga ngo ntabwo ngiye kuba umukobwa w'igikobwa ngo mbikirara ngo ndaraho bwije, uko imiryango yanjye nyirukanye ari yanjye yambyaye, numva umutima wanjye unyemeje kujya muri geto nkibana kubera ko abafite ubumuga natwe turashoboye. Uyu mwari ibyo avuga kandi byashimangiwe na Pasiteri Ndayizigiye Emmanuel, ni umushumba w'itorero ry'Ababatisita mu Rwanda, itorero rya Kanama kuri Shapeli ya Pfunda, ari nabo basezeranije ku mugaragaro. Avuga ko uretse gutotezwa mu muryango ko no mu itorero babanjemo rya ADEPR banze kubasezeranya kubera ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona bwa masengesho, ariko kubera ko nanone batashakaga kwishingira bagana uyu mushumba w'itorero ry'Ababatisita arabakira, ndetse nk'itorero ryigerekaho imitwaro yose y'ibisabwa bigendanye n'ubukwe kugira ngo butahe neza kugeza uyu munsi basezeranye. Nawe agashimira Imana ko iki nacyo ari igitangaza cyayo kandi ko ubu nabwo ari ubutumwa bubwirijwe n'iri torero. Amazina nitwa Pasiteri Ndayizigiye Emmanuel. Icyambere twishimiye kubakira mu itorero, cyane ko itorero n'ubundi ni umuryango w'imiryango myinshi, itorero ribereyeho gufasha abaje barigana. Tukimara kumva icyifuzo cy'abageni twacyakiriye neza, kubera ko badusabye ko twabakira mu itorero. Nyuma y'uko tubakiriye mu gihe gito batubwira ko bafite icyifuzo cyo gusezerana. Bamaze kutugezaho icyifuzo twaracyakiriye kuko itorero rikunda umukristo wanyuze mu mucyo. Mu gihe gito bamaze kutugezaho icyifuzo, nk'ubuyobozi bw'itorero twakiganirije abakristo baracyishimira, hanyuma twinjira muri gahunda yo gutegura uko ubukwe bushobora kuzakorwa. Niyo mpamvu rero kuri iyi tariki ya 12 aribwo uwo muhango wakozwe, ukorwa n'itorero. Abakristo begeranyije inkunga yo kubashyigikira, ariko tugira umugisha haboneka n'andi matorero yagiye adushyigikira, urugero nk'itorero ry'Inkuru Nziza nabo batwoherereje ubufasha, n'abandi bagiye bumva icyifuzo cyabo bakagenda babashyigikira. Abageni bamaze kutugezaho icyifuzo cyabo, nguko nabivuze haraguru twacyakiye neza, ariko bari batugejejeho imbogamizi ko kuko umukobwa yari asanzwe asengera muri ADEPR n'umusore asengera muri ADEPR. Noneho bamaze kutubwira ko itorero basengeragamo
batemeye icyifuzo cyabo. Twarabaganirije kugira ngo twumve imbogamizi ishobora kuba yateye ko batabakira ngo babasezeranye. Tubaganije twumva nta kibazo kirimo. Hanyuma natwe nk'ubuyobozi bw'itorero twaganirije abakristo tubabwira icyifuzo cy'abageni. Abakristo baracyakira kuko natwe twamaze kucyakira. Kuri twebwe mu buryo bw'ivugabutumwa twumva bitwongereye imbaraga, kubera ko mu murimo w'itorero, mu nshingano z'itorero ni ugufasha baje barigana, cyane iyo by'umwihariko bikozwe mu buryo bw'umucyo. Bakunzi ba Rafiki TV Rwanda, mbashimiye kuba mwabanye natwe, tubifuriza gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, ariko mukora subscribe, like na comment kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho ako kanya. Mu gice cyacu cy'ubutaha ndashaka kuzabasura bavuye mu kwezi kwa buki, maze noneho nkabereka uko Masengesho Angelique n'umugabo Mboneza Anastase babayeho mu rugo rwabo rushya. Reka mbabwire ngo muzarushinge rucinyire kandi muzarambane ingoma ibihumbi. Namwe mwadukurikiye mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza, mwese mbifurije kugira urukundo ruzira uburyarya. Yesu yakoze kukurinda. Yego.